Mbanje kukwifuriza ibihe byiza nanone kuri uyu munsi. Uyu ni umukozi w'Imana Frere Tuyisenge. Muri uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rikuru kandi ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Ijambo ry'Imana rirahambaye, ijambo ry'Imana riteye ubwoba kandi ijambo rirakiza, ijambo rirahumuriza. Ijambo rirabohora kandi ijambo rikora imirimo n'ibitangaza kuko ijambo ry'Imana riri kuru cyane. Umukozi w'Imana Dawidi we yaravuze muri Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo nabikiye ijambo ryawe Uwiteka mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho nta yindi mpamvu, kuko ijambo ry'Imana ryageze mu mutima wawe ribasha kuguhindura, ribasha gukora imirimo n'ibitangaza muri weho. Nyemerera rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riduhumuriza, ijambo risobanutse cyane, ijambo rijya risobanura uburyo umuntu ashobora kurama cyangwa uburyo umuntu ashobora gukenyuka. Umuntu abasha kugira imyitwarire itari myiza agakenyuka, umuntu abasha kugira imyitwarire idasobanutse bigatuma iminsi yo kubaho kwe igabanuka. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Ijambo riri muri Mariko ibice 7 umurongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko, kandi uzatuka se cyangwa agatuka nyina, uwo muntu bamwica. Nanone tugikomeza amagambo y'Imana tuyasobanurire rimwe. Ijambo mu Baroma ibice 2 umurongo wa 7. Ijambo riratubwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, ndashaka iri jambo ngo kudapfa, ijambo kurama, ngo abo ngabo babishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo kubera yuko Imana izabitura ubugingo buhoraho. Reka twakire neza ijambo ry'Imana kandi turyakirane umutima ushima. Mana, turagushima kubw'ijambo ryawe, turaguhimbaza muri iki gitondo cy'umugisha kubw'ijambo ryawe ryiza twumvishije. Mwuka w'Imana ndakwinginze cyane kugira ngo ari wowe ubasha gusobanura iri jambo, kuko umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso atabasha gusobanura ijambo ry'umwuka, ahubwo umwuka aribwo wabasha gusobanura ibindi by'umwuka. Rero nagira ngo tuganire ku ijambo kurama, tuganire ku ijambo kudapfa, kudapfa imburagihe cyangwa kudakenyuka. Ibanga ryo kurama, ibanga ryo kurama nanone turarisanga mu Kuva ibice 20 umurongo wa 12. Hari impuguro nziza cyane mu Kuva 20 ibice 20 umurongo wa 12. Ijambo nandika rikatubwira ngo wubahe so na nyoko, ngo kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, kugira ngo ubashe kuramira mu migisha Imana yose yakugezaho. Ahari wabasha kwirwana ukirwanira ndetse ukabona akazi mu bundi buryo bugiye butandukanye, ukabasha kubona ubayeho cyangwa ukabasha kubona uvuye mu gihugu ujya mu kindi cyangwa uva mu ntara ujya mu yindi. Ariko ibyo byose ibanga ni uko babishobojwe n'Imana, nubwo iba yabikoze bucece nta muhanuzi wabihanuye. Ariko byose ugiye gushishoza usanga twese dushobozwa n'iyo Mana kandi dushobozwa n'Uwiteka. Rero kugira ngo turamire aho hose, ibanga ntari ibanga ngo nukubaha, ngo ubaha so na nyoko, ubaha ibyo ukuruta akugiraho inama. Aha sinshaka kuza kuvuga cyane kuri ba data na ba mama mu buryo bwo mu mubiri, nubwo nabo ari ingenzi cyane, ari ibice bibiri ndagira ngo mbitandukanye. Kuri uyu munsi tubashe kuganira kuri data wo mu mwuka na mama wo mu mwuka. Ubwo cyane cyane ndabivuga ku bantu babasha gusenga, abantu babasha kuyoboka inzira y'Iyobokamana, inzira y'Iby'Imana, kuko ijambo ryatubwiye ngo wubahe iso. Ese wabasha kugira isuti? Wavuga ati mfite mama cyangwa mfite papa bo mu buryo bwo mu mubiri, ese abo mu mwuka bo bava hehe? Mu by'ukuri biragoye cyane ko mu gitondo kimwe wabyuka ugasanga nta muntu ukubwirije ngo ubashe gukizwa, kereka ubaye Aburahamu sogokuru wo kwizerwa, kuko nawe wari umuhamagaye yamuhamagaye ari mu buryo bw'ibidafatika.
ibaze kumva ngo Imana yambonekeye ukabibwira umuntu utarigeze ubonekerwa, utarigeze werekwa, we yahagurutse nk'umuntu wizeye gusa. Byari bimeze nk'ibisazi mu by'ukuri. Kwizera kwa Aburahamu byari biteye ubwoba, ko biragoye kuza ukabwira abantu batazi niyo Mana, batazi umuntu yerekwa ate, batazi umuntu ahishurirwa ate, ukaza ukababwira ngo hari icyo mbonye. Bahita bavuga ati uriya muntu ni umusazi, uriya muntu yaravangiwe, kandi uriya muntu rwose ibyo mubyigeho kandi mubigenzure neza. Rero ndagira ngo nkumenyeshe yuko byanze bikunze twese tubasha gukizwa no kuyoboka inzira y'Imana, ari uko ari tubashije kugenderaho, ari uko ari umukozi w'Imana izina runaka babashe kubwiriza. Wamwumva avuga kuri radiyo, wamwumva avuga ku mbuga nkoranyambaga, wamwumva mu rusengero, wamwumva abwiriza ahantu mu biterane, ukavuga ngo uriya muntu ndamwumvishije, ukamugana uwo muntu ugatangira kumwigiraho. Rimwe na rimwe ushobora no kunamwegera, ikindi gihe ushobora no kunamuba hafi. Yewe abenshi bamwe na bamwe harimo n'abumva mu mafamiye yabo y'aho baba bakomoka, ukavuga ati kanaka ukuriya kuntu asenga, kanaka kuriya kuntu agira. Yewe ni inzira nyinshi zitandukanye iyo ugiye kureba abantu baba barakirijwemo mu buryo bugiye butandukanye. Rero hari uburyo bwo gukizwa, ukagera muri iyo nzira y'agakiza, ukemerera Imana, ugatangira inzira zo gusenga. Waba bikwiye ku babyeyi b'umubiri cyangwa kwa mashuri wize, cyangwa mu bo mwabashije kugendana, ariko byanze bikunze ugira umuntu w'icyitegererezo, waba azwi, waba warabimubwiye cyangwa utarabimubwiye. Byanze bikunze umuntu wese nugerageza kumubaza, azakubwira ko hari umuntu azakubwira ko hari umuntu agenderaho, yaba amusoma mu bitabo. Yewe twe tugikizwa kera twajyaga rimwe ukaba Paul, ikindi gihe ukavuga ati hoya mbaye Daniel, ikindi gihe ukavuga ngo hoya mbaye Petero, kubera ko iriya nzira uba ukeneye umuntu wayikuyoboramo. Rero hari abandi mu bundi buryo nabwo ashaka umuntu, yamara gushaka umuntu, uwo muntu noneho akamubwira ati kuva uyu munsi nkurikije ukuntu usenga nyemerera ubashe kundera mu buryo bw'iby'Imana. Noneho uwo muntu mugahita mugirana ubumwe bwo mu buryo bwo mu mwuka, akakubera papa cyangwa akakubera mama. Uwo muntu mukajya mugendana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturane ibyaha ngo kugira ngo mutarimbuka, ngo kandi musabirane, ngo kandi musengerane. Rero uwo nta wundi ni wa muntu wawe muba mufatanyije mu buryo bwo mu mwuka. Rero ijambo riravuga ngo umwubahe uwo muntu, umwubahe uko byagenda kose. Ku ijambo ry'Imana ngo mwubahe ababayobora kandi mwubahe ababategeka, kuko igihe cyose tutubashye ababyeyi bacu, abo mu mwuka n'abo mu mubiri, urupfu ruradusatira. Kuko ijambo riravuga ngo wubahe so na nyoko, ngo kandi uzanamutuka agatuka se cyangwa agatuka nyina, uwo nta kindi kirere kiracyariho cyo mu bihe bya Mose, kuko uwo muntu nta kindi akwiriye. Uwo muntu Mose yaravuze ngo uwo muntu bamwice, ngo uwo muntu kandi akurwe mu bwoko bwe, ngo uwo muntu rwose yicwe mu buryo bukomeye cyane. Ariko nanone ijambo riravuga ngo weho uramutse ubaye ushaka ubwiza, wewe uramutse ushaka icyubahiro, wewe uramutse ushatse kudapfa. Iri jambo kudapfa, ese urashaka kudapfa? Ngo ubikoresha ubwiza, ubikoresha ibyiza, ngo kora ibyiza ubudacogora, kuko ngo nukora ibyiza udacogora no kuramuzarama, ngo kandi ngo Imana ngo izana kwitura ubugingo buhoro. Imana yacu ishimwe cyane. Mu izina rya Yesu, iyo wizeye Imana ukiringira Imana, kandi umubyeyi wawe ukitegereza, wanduza ukavuga ngo byagenze gute, yaba ari mama wo mu mwuka cyangwa wo mu mubiri, ikibi nuko yabagushora mu nzira zitari zo gukiranuka, zitari mu nzira z'Imana. Uwo nawe ntabwo wemerewe kumucyaha, oya. Pawulo yabibujije Timoteyo mu byanditswe byera, ubwo Timoteyo yimikwaga akiri umwana, kandi akaza atari umuyuda, akaza ari uwo mu bundi bwoko, aje kubwiriza abitaga ubwoko bwatoranijwe. Rimwe Pawulo yaramubwiye ngo uramenye ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo arabahukamo aragenda arabacyaha. Ngo ariko Pawulo aramubwira ngo huye ngo ubahugura n'ineza n'imbabazi. Yego umubyeyi wawe hari igihe mutabyitwaramo neza, hari igihe mutabyumvikana, hari n'igihe mutabihuriza hamwe, ariko Paul yabwiye Timoteyo ngo abakuru ububahe, ngo kandi ubahugura ni neza, ngo ntubacyahe kuko barakuruta. Rero urashaka kurama, urashaka kuramba, ubaha ababyeyi bawe, yaba abo mu mwuka
yaba abo mu mubiri. Mu by'ukuri twabasha gutakaza ababyeyi bo mu mubiri, benshi cyane mu banyarwanda bafite ababyeyi bo mu mubiri bo ni n'abake n'imbarwa, ariko ababyeyi bo mu mwuka uko byagenda kose nakugira inama yo kutabaho udafite umubyeyi wo mu mwuka no mu mubiri, kuko igihe byakomera, igihe wazambutse umusozi biruhamya, igihe wanyuze mu bikombe, wanyuze ahakomeye cyane, wanyuze ahanyerera mu buryo bwo mu mwuka, igihe byagoranye, igihe inama z'ikuzimu zahagurukiye rimwe kurwanya ubuzima bwawe, igihe imbaraga zose zo mu bisekuru zahagurutse zibona hari aho ugiye kurenga, zibona hari igihe ugiye gukora ubukwe ntawe wigeze kubukora, zibona ugiye gutunga etaje ntawe wigeze uyitunga mu muryango wawe, zibona ugiye kubaka ukaramya ntawe wigeze aramya, zibona ugiye kubyara ukuzukuruza ntawe wigeze abikora, igihe byahagurutse muri uwo mwuka w'isari, iyo ufite mama wo mu mwuka na papa wo mu mwuka uragenda ukabegera, uragenda ukababwira ngo byangendekeye gute mukozi w'Imana, dusengane, mugafatana ukuboko mukajya mu ijambo ry'Imana muri Matayo 18 muri iyo mirongo imanuka hepfo ngo aho babiri bateraniye, ngo nanjye dore nzaba ndi kumwe na Yesu, ndagushima yuko aho babiri bateraniye mu izina ryawe. Iyo bateranye bavuga dore nta kuntu byagenze niba birimo biragenda nabi, ndagushima ko uri Imana ijya ibana n'ubwo bwoko, abo biyemeje babiri bahuje umutima, umwana n'umubyeyi. Ndakwingingira niba umaze iminsi muri uru rugendo rw'agakiza ukaba ubashije gusobanukirwa ijambo ry'Imana kubw'ubuntu bwawe, uramenye ntukemere kubaho nta mwana ufite muri uru rugendo. Hari aho waciye mu mwaka 1, 2, 3 kugeza kuri 10 na 20 wibyihererana muri uru rugendo. Reba umwana nubwo yaba akijijwe uwo munsi mu mwaka umwe, hari aho nawe waciye muri uwo mwaka 2 kugeza kuri 5 wabasha kumufasha. Kandi mwene data ndakubwiriza ukuri yuko uzabona ingororano z'abizera, uzabona ingororano z'abahinduriye kuba Yesu, kuba intumwa n'abahanuzi, uzabona ingorane kubahindurira abakozi b'Imana bakurikiye Imana mu buryo budasanzwe. Ndakwinginga nawe ukiri muto muri uru rugendo rw'agakiza, birakwiriye kushaka umuntu wegereye. Biragoye ko umuntu wamubona n'impano, wamubona na byinshi, wamubona na zikubwiriza, wamubona zikuvuga, wamubona ari icyitegererezo, ariko intumwa zaje zibwira Yesu igihe yari yazohereje ngo zijye kuvuga ubutumwa, zigeze bavuga ngo se ngo hari abantu twabanaga tutabanaga ahangaha, wari udufite turi 12 udutoza, ariko twagiye tugiye kwirukana abadayimoni, tugeze ahantu dusanga n'abandi bari kubirukana. Yesu arabaza ngo ibyo bibatwaye iki kuba mwabonye n'abandi bari kudukorera? Arangije intumwa ziramubaza ngo ese baranabo ni abacu? Yesu aravuga ngo duhuriza hamwe n'uwacu, ngo ariko tudahuriza hamwe si uwacu. Barongera intumwa ziramubaza ngo ese ngo abakozi bawe b'ukuri tuzababwirwa n'iki? Ese ko tubona abavuga ari bo benshi tuzababwirwa n'iki? Ariho Yesu yabaciriye umugani w'intama n'ihene, arababwira ngo tuzabamenyera ku bikorwa byabo. Yewe niba ufite umubyeyi wamuhamagara kugira ngo aje gusengera, wamuhamagara kugira ngo aze muhuze umutima kugira ngo musenge, bikaba ngombwa kumuhitike, bikaba ngombwa ko ari wowe ugomba kumufasha, cyangwa bikamera ngo ari kugufasha mu mwuka nawe umufasha mu mubiri. Ibyo byakorwa mu mwuka w'urukundo, ariko nubona bibaye akamenyero, izo si imbuto z'abakozi b'Imana. Imbuto z'abakozi b'Imana ni urukundo, ahubwo umubyeyi yakagombye gusaba Imana kuri wa mwana abereye umubyeyi muri ahari kunyura hatamworoye, ahubwo akaba ari umufasha. We n'umwana ibindi akaba yabikora bibwirijwe n'umwuka wera. Kandi abantu bo muri no minsi banze gushaka Imana, barimo barashaka ubutunzi, bo barashaka kwiruka inyuma y'ibyisi. Ni gute mukozi w'Imana ujya gusengera umuntu, ukajya gusengera umuntu ngo nuko yaguhaye itike? Yego iyo tike yaguhaye ni ibiguzi, genda umusengere kuko amavuta Imana yaguhaye niyenda kuyakwaka, ariko umenya ko ufitanye urubanza n'Uwiteka waguhamagaye. Ahubwo hamagara Imana ikwambika izindi mbaraga, hamagara Imana ibasha gutanga amafaranga. Ijambo riravuga muri Zaburi 8 ngo nsaba nzaguha amahanga, naho ijambo muri Hagayi 8 riravuga ngo izahabu n'ifeza n'ibyo Uwiteka. Nk'uko Imana ifite ububasha bwo gutungisha Eliya mu butayu mu bihe bikomeye cyane, ikategeka igikona kikamugaburira, kandi Eliya nta kintu yakoze na kimwe, ariko kuki wirwana ukabyita ngo ni igikona cyawugaburira kandi wasabye? Oya, wisabiriza nurangiza ubyite ngo ni igikona, wisabiriza
nurangiza ubyite ngo ni manu. Hamagara Imana yo mu ijuru, wapfukama wahamagara Imana. Dufite ubuhamya bwa byinshi bw'abapfukamye Imana igahagurutsa abantu, umuntu akabasha kubiba mu buzima bwawe kandi atanakintu we wakoze. Ndakubwiza ukuri mwene data, Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka tugarukira ahangaha. Mwene data turashaka kurama, mwene data turashaka kubona Imana, mwene data turashaka gukorera Imana, mwene data turashaka kubona ibitangaza n'imirimo by'Uwiteka. Ndakwingingira kongera kwegera Imana muri aka kanya. Niba waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwinginga ngo umwakire muri aka kanya. Nta rindi banga nuko byatuza akanwa kako aho dukomoka, inkomoko dukomoka, usanga ibisekuru byacu byaradutambye muri iyo myuka, byaradutambye muri ibyo bigirwa, byaradutambye muri izo mbaraga, yaba abizi cyangwa atabizi. Rero ndakwinginga muri aka kanya, ese niba waramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nawe waba waramwakira ugasubira inyuma, subiramo aya magambo uvuga ngo mwami Yesu, ndakwakira umere umwami n'umukiza wanjye mu izina rya Yesu. Reka amazina yanjye asibwe mu gitabo cy'urupfu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ndizera ko Yesu Kristo ubwo wapfaga ariko Imana ikakuzura. Ndakwinginga mwami, uzure ubugingo bwanjye, uzure ubuzima bwanjye, amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'urupfu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi sinkibarizwa mu bwami bwa Satani, ndabarizwa mu bwami bw'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, uyu muntu usubiyemo amagambo ndamusengeye. Reka amazina yo yandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi iri jambo rihumuriza imitima ya benshi. Urakoze kuko uri Imana ijya yumva gusenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabagezagaho ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Frere Tuyisenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.